twizera Imana n'impamvu tuyizera. Koko twizera Imana, ese niba tuyizera impamvu tuyizera? Ndagira rero ngo mvuge impamvu eshatu zituma twizera Imana. Icyambere, amazina yayo atwemeza ko Imana ubwayo yagije. Rimwe turavuga ngo n'Uwiteka ukiza indwara, Jehova Rafa. Ubundi tukayita ngo n'Uwiteka ibendera ryacu cyangwa insinzi yacu, ni idutsindira. Iyi insinzi yabonetse abantu bazamura ibendera, byerekana gutsinda. Niyo rero bavuga ngo ni Jehova Nisi. Ubundi tukayita ngo ni Imana y'amahoro, Jehova Shalom. Ubundi tukavuga ngo niwe mungeri wanjye. Niho rero tuvuga ngo ni Jehova El Roi. Tugongera tukavuga ngo Imana ni umucamanza wacu, niyo gukiranuka kwacu. Tukongera tukavuga ngo Imana ngo ni Imana iriho, Imana ihoraho, ari byo bita Jehova Shamayi. Hari n'ahandi tuvuga ngo ni Jehova Yire cyangwa Jehova Jire, Eternel qui pourvoit. Nukuvuga ngo kizabonwa, nuvuga ngo nta turo nta n'igitambo dushobora kubona cyanezeza Imana. Indi mpamvu ya kabiri ituma twizera Imana ni ibihamya byayo. Iyo dusenga turavuga ngo Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo. Uko yakoze icyo gihe Mana ya Isirayeli, noneho tukizerera muri iyo Mana. Izo bihamya natwe bigatuma tuyizera. Abahagara mu rusengero bashima Imana batangira kuyivuga. Nari ingumba maze imyaka 11, mu mwaka wa 12 ndatwita ndabyara. Kandi yagiye mu baganga, ntahatagiye, ntabyo atakoze biranga. Ariko mu gihe cyashyizweho n'Imana, mu gihe cyategetswe n'Imana, Imana ikitamurura, ikihamya imirimo yayo, igatuma tuyihamya, igatuma tuyizera. Icya gatatu gituma twizera Imana ni imvugo yayo. Imana iranezeza mu mvugo yayo, Imana irahumuriza mu mvugo yayo. Tujya tuvuga ngo mbese Imana yigaragaje ryari, yigaragaza gute? Abahanga mu bya Bibiliya baravuga ngo Imana yigaragaje mu buryo butatu. Icyambere, yigaragaje mu byo yaremye. Ibyo yaremye ibi turebesha amaso, inyanja, inzuzi, imisozi, ibyo byose byerekana imbaraga z'Imana. Icya kabiri, Imana yerekanye mu ijambo ryayo, mu byanditswe byera, nimwe Imana igenda yigaragariza. Icya gatatu, yigaragaje mu mwana wayo, Jambo wigize umuntu. Bavuga ko kuva mu Egiputa ujya muri Palestina ni urugendo rugufi. Bamwe baravuga ngo ni urugendo rw'iminsi 4, abandi bakavuga ngo ni urugendo rw'iminsi 11 rw'amaguru. Kuki urugendo rwabo rwabaye imyaka 40 mu butayu? Ariko igisubizo kiri mu ijambo ry'Imana, yarabwiye ngo cyatumye mumara imyaka 40 mu butayu, mugenda urugendo rw'ibizigu ruziguye, kwari ukugira ngo mbiyigishe murusheho kumenya ko ndi Imana ishobora byose. Ibyo duhura nabyo muri ubu buzima ntitukabyitotombere, ntitukabyinubire, ni ukugira ngo Imana igende itwiyigisha, kandi tubone n'ubuhamya tuzabwira abadukomokaho n'abazatwumva. Muzababwira uko inyanja yacitsemo kabiri murambuka, muzababwira indirimbo ya Miriyamu, uko Miriyamu yaririmbye bamaze kugera hakurya, aravuga ngo muririmbire Uwiteka kuko yanesheje bitangaje, ifarashi n'uyihetseho yabiroshye mu nyanja. Iyo ndirimbo ntimukayibagirwe, mujye muyirimba n'abana banyu bayiririmbe, byibuka imirimo y'Imana yakoze. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka ngusuhuze inshuti ya Gusenga everyday, aho uri hose ku mpande zine zitukubwira ngo Imana iguhumugisha kubwo guhitamo ibiganiro byacu. Abari mu Rwanda turasohoje tubabwira ngo Imana ibahe umugisha mwinshi cyane kuba mudukurikirana kumanwa na nijoro. Abari mu Burundi turabasuhuje tubabwira ngo amahoro y'Imana abari namwe. Abari mu biyaga bigari mumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge, tubabwiye ngo Imana ibaho umugisha kubwo guhitamo ibiganiro byacu. Abari muri Amerika turabasuje tubabwira ngo Imana ibaho umugisha. Abari muri Aziya Imana ibahe umugisha. Abari muri Australia Imana ibahe umugisha. Abari mu Burayi
Imana iba mu gihe tubashimira yuko mubana natwe kumanwa na nijoro. Ni gusenga everyday, ni gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, ariko nubwo no gusenga uzaneshwa. Imana reba umugisha, reka dushimire umuntu yakanze subscribe, reka dushimire umuntu bana natwe kumanwa nijoro, reka dushimire umuntu usharinga ibiganiro byacu ubisangiza abandi, tukubwira ngo Imana iguhire, Imana ikwagure, ibyo werekeje amaboko Imana izibaha umugisha. Nkuko rero mubibona kuri kamera ya Gusenga Evi, turi kumwe n'umushumba. Mwaramutse mushumba? Mwaramutse amahoro. Imana igumugisha mushumba kuba witabira ibiganiro byacu tubusangire. Rero murakoze mushumba, umaze iminsi mwaduha inyigisho. Imana igumugisha cyane, ni inyigisho nziza zirimo zifasha abantu, ni inyigisho z'umuntu ashaka gukura mu ijambo ry'Imana, ni inyigisho zituma umuntu asobanukirwa ijambo ry'Imana. Izi ni inyigisho zikuza umukirisitu. Izo nizo dukeneye muri iki gihe, atari inyigisho za waraza, atari inyigisho za kino gihe zihari zo bita prosperity. Imana igumugisha rero mushumba, kubwo muba mwaretse imirimo yanyu mukatwitabira mukavuga muti reka kuby'Imana yaduhaye reka tubihereze abantu batuisi. Imana igumugisha mushumba. Murakoze cyane. Rero tukaba tukwakiriye kuri channel Gusenga Everyday, tubabwira ngo Imana ibaha umugisha. Mwatangira musenga Imana nkuko channel yacu yitwa Gusenga buri munsi. Reka dusenge. Imana Data, Imana Mwana, Mwuka Wera, tugushimiye amahirwe uduhaye kuba turi bazima kandi dushima. Mu runyurane rw'abantu muri iki gitondo bari mu nzira zitari zimwe. Bamwe bagiye mu itabaro, abandi bagiye gushyingura, abandi bari mu bitaro, abandi bari muri za gereza, abandi bari mu masoko, abandi bari mu mashuri, abandi bafite imirimo itandukanye n'ubuzima butandukanye bugenda bugira isura itandukanye. Ariko turagushimira kuko ujye ugenda utwitaho nk'abantu bawe waremye, kandi Imana igira ubuntu kuba binabeza. Izo mbabazi zawe rero turazigushimiye, n'urwo rukundo rwawe turarugushimiye, kandi tugushimira n'uyu mwanya tugezemo wo kuganira ijambo ryawe. Ijambo ryawe riraremereye kandi rifite imbaraga, nayo mpamvu tukurarika ngo uzuriyobore kandi uzuryigishirize abantu bawe, kuko twebwe ntitwabona icyo tuvuga n'ikikwiriye imitima y'abantu bategereje kumva no kwakira ubutumwa bwiza tugiye gutanga. Ngwino ubane natwe kugeza dusoje, mu izina rya Yesu, amen. Amen. Tukaba tubakiriye mushumba. Murakoze, twishimiye ikaze muduhaye, kandi dushimira n'Imana iduhaye igitondo cyiza cy'umugisha, ariko cyane cyane igitondo cyo kuganira ijambo ry'Imana, gusangira namwe ijambo ry'Imana. Nkuko umubiri ukenera ibyo kurya bya buri munsi, niko n'ubugingo nabwo bukenera ibyo kurya bya buri munsi. Umubiri utungwa n'ibyo kurya duhinga, utungwa n'ibyo dukura mu masoko duhaha kugira ngo umubiri ubeho. Ariko ubugingo nabwo, umwuka nawe ukeneye ibyo kurya, kubera ko umwuka uvuye ku Mana ugomba gutungwa n'ibiva ku Mana. Ibyo biva ku Mana rero nta kindi ni ijambo ry'Imana. Turashima rero Imana yateguye ibihe byiza nk'ibi ngibi byo kugira ngo abantu baganire ijambo ry'Imana. Munyemere rero muri iki kiganiro cyacu cy'uyu munsi twifashishe umurongo wa Bibiliya. Twifashishe umurongo wa Bibiliya, ngira ngo dusome mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 14. Turasoma umurongo wa mbere wonyine. Ubutumwa bwiza bwa Yohana ibice 14 umurongo wa mbere wonyine. Haravuga ngo, ndimuhagarika imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere, amen. Ndasubiramo, ndimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere, amen. Reka dusome undi murongo mu gitabo cy'umuhanuzi Mika. Mu gitabo cy'umuhanuzi Mika turasoma ibice 4, dusome n'umurongo wa 9. Mika ibice 4 umurongo wa 9 haravuga ngo,
ariko none ni iki gituma uvuza induru? Mbese nta mwami ufite, cyangwa se umujyanama wawe yapfuye, bituma ibise bigufata nk'umugore uri kunda. Amen. Amen. Hano dusomye amagambo atandukanye mu bitabo bitandukanye, ariko maze gusoma aya magambo niyumvisemo ko iki kiganiro cyacu cyashingira ku iri jambo. Kuba twumva, kuba duteze amatwi, ndagira ngo iri jambo muryakire neza. Umwana w'umuntu agendana ibibazo, bimwe akabibonera ibisubizo akurikije ibyo yifuza, ariko ibindi ntabibonera ibisubizo. Ijambo ryacu rero, cyangwa insanganyamatsiko yacu y'iri jambo ry'Imana, iravuga ngo kwizera Imana n'impamvu tuyizera. Kwizera Imana n'impamvu tuyizera. Buriya iyo wizera ikintu cyangwa iyo wizera umuntu, uba ufite n'impamvu ituma umwizera. Muri statistique mu Rwanda, ntagiye mu isi yose, bavuga ko ubukristo buri kuri 98%. Ubukristo, ubwo abandi basigaye saba Kristo. Umuntu rero akibaza ngo mbese niba ubukristo mu Rwanda ari 98%, estimation, koko twizera Imana? Ese niba tuyizera, impamvu tuyizera? Haleluya. Ndagira rero ngo mvuge impamvu 3 zituma twizera Imana, kandi niho Imana twizera itandukanye n'izindi zitwa Imana. Icyambere, amazina yayo. Amazina yayo atwemeza ko Imana ubwayo yagije. Tugenda tubivuga mu buryo butandukanye. Rimwe turavuga ngo n'Uwiteka ukiza indwara, Jehova Rofi. Kuvuga ngo Imana yacu, Imana ikiza indwara. Ubundi tukayita ngo n'Uwiteka ibendera ryacu, cyangwa intsinzi yacu, niyo idutsindira. Iyo intsinzi yabonetse, abantu bazamura ibendera, byerekana gutsinda. Niyo rero bavuga ngo ni Jehova Nisi, ni Imana igira intsinzi, ni Imana tuzamurira ibendera. Ubundi tukayita ngo ni Imana y'amahoro, Jehova Shalom, itanga amahoro, itanga ihumure. Yobo yaravuze we ngo ese itanze amahoro, ninde wakwisubiraho? Kandi ikintu mu buzima bwenda ni amahoro, umutekano. Mbese iyo yatanze, ninde wayisubiraho? Kuko ni Imana y'amahoro, ni Jehova Shalom. Ubundi tukavuga ngo niwe mungeri wanjye, Uwiteka niwe mungeri wanjye. Tugira na Zaburi ivuga ngo sinzakena, ngo andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, asubiza intege mu bugingo bwanjye. Niho rero tuvuga ngo ni Jehova El Roi, Jehova El Roi, niyo mungeri wanjye. Kandi koko iraturagira. Ubundi umurimo w'umungeri, araragira, ararinda, aragabura, aravura, umukumbuka gubwa neza.
Imana yacu rero igira imbabazi ku bayikunda n'abatayikunda, kuko hari abantu badakunda Imana bishyira hejuru bakikakaza, ariko kuko Imana ari urukundo kandi uriya muntu ari ikiremwa cy'Imana iramwihanganira, yagaburira abayubaha n'abatayubaha ikabagaburira, ngo ivushiriza izuba ababi n'abeza, ikagushiriza imvura ababi n'abeza, kubera ko ni umungeri wacu. Haleluya. Tugongera tubavuga ngo Imana ni umucamanza wacu, niyo gukiranuka kwacu. Mu isi tugira imanza, abacamanza, ariko baca imanza zibera, barenganya kubera impamvu runaka cyangwa akabikora uko abyumva, ariko ijambo ry'Imana tubwira ngo Imana yacu ni umucamanza utabera, niyo gukiranuka kwacu. Ibyo bita ngo ni Jehova Tsikene. Twongera tukavuga ngo Imana ngo ni Imana iriho, Imana ihoraho, ari byo bita Jehova Shamayi, Eternel etisi, irahari, ntabwo idusiga, tuba turi kumwe nayo buri mwanya, buri munsi, mu mazi, mu modoka, mu ngendo z'amaguru, mu ngendo z'ikirere, Imana ibihari igenda itwiyereka. Ni Imana rero iri hano, ntiri hano ngo mukanya igende. L'Eternel etisi, ahoraho, arahari buri munsi, aho dukandagira, aho tujya hose aba ari kumwe natwe. Hari n'ahandi tuvuga ngo ni Jehova Yire cyangwa Jehova Jire, Eternel qui pourvoit, ni ukuvuga ngo kizabonwa, ni ukuvuga ngo nta turo, nta n'igitambo dushobora kubona cyanezeza Imana, nta n'icyo dufite, ariko igitambo kizabonwa, kizaboneka. Abarokore n'abana beza, iyo umubwiye ngo ese ibi bintu urumva uzabishobora, ngo Uwiteka azibonera igitambo kizabonwa. Imana irahari, izishakira igitambo. Haleluya. Ayo mazina rero n'andi mazina tutavuze, ntituvuze uburyo ari Elohimu, Imana rurema, ntituvuze uburyo ari El Shaddai, Imana ishobora byose, n'ibindi. Amazina yayo atuma tuyizera, tuyizerera muri ayo mazina yayo. Bayari ni Bayari, Ashera ni Ashera, Ryangombe ni Ryangombe, kubera ko ibyo bigirwamana byose bifite amaso ntibibona, bifite amatwi ntibyumva, bifite amaguru ntibigenda, bifite amaboko ntibikora. Bibiliya avuga ngo ababirema n'ababisenga bazahwana nabyo. Imana ishimwe rero koko twebwe Imana twizeye ni Imana twizerera mu mazina yayo, tugakirira mu mazina yayo, tukabonera ubuzima mu mazina yayo, tugasubirizwa mu mazina yayo, bigatuma tuyihamya kandi tuyirata. Indi mpamvu ya kabiri ituma twizera Imana ni ibihamya byayo, ni ibihamya, ni ibyo yakoze, ni ibyo ikora, ni Imana y'amateka, ni Imana nizerera muri Edouard kandi kangorera ibitangaza. Iyo dusenga turavuga ngo Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo, uko yakoze icyo gihe Mana ya Isirayeli, noneho tukizerera muri iyo Mana. Izo bihamya natwe bigatuma tuyizera. Iyakoze ibi, iyakoreye Abisirayeli ibi, nanjye izabinkorera. Abahagara mu rusengero bashima Imana batangira kuyivuga. Nari ingumba maze imyaka 11, mu mwaka wa 12 ndatwita ndabyara, kandi yagiye mu baganga, ntaho atagiye, ntacyo atakoze biranga, ariko mu gihe cyashyizweho n'Imana, mu gihe cyategetswe n'Imana, Imana ikitamurura, ikihamya imirimo yayo, igatuma tuyihamya, igatuma tuyizera. Noneho ibyo yakoze, yakoreye naka, nanjye usumbirijwe
uri mu kibazo runaka nanjye ngavuga ngo Imana yagiriye neza nyiranaka, yagiriye neza kanaka, nanjye ngirira neza, kandi zikakugirira neza nawe ukaba umuhamya. Ibihamya byayo ariyo mirimo yayo bituma tuyizera. Icya gatatu gituma twizera Imana ni imvugo yayo. Haleluya. Imvugo yayo, Imana ivuga neza, Imana iranezeza mu mvugo yayo, Imana irahumuriza mu mvugo yayo, irahumuriza mu mvugo yayo. Niyo twasomye ijambo hano muri Mika ryatubwiye ngo ariko noneho niki gituma uzinduru? Mbese nta mwami ufite? Bituma nta n'umujyanama ukigira? Bituma ibise bigufata nk'umugore uri kunda ugatabaza usa n'udafite ugutabara? Iri ni ijambo rihumuriza rikubwira ngo umwami wawe ariyo Mana yawe iracyahari, ntabwo yapfuye. Ese ibihumuriza byabaye bikeya bituma ucika intege? Oya, umujyanama wawe aracyahari, ntaho yagiye. Hari igihe duhumurizwa, tugahumurizwa n'abahanuzi, tugahumurizwa mu ijambo ry'Imana, ariko hari n'igihe natwe mu nzozi Imana idusanga ikakuganiriza. Wari ufite umutima uhagaze ugakanguka unezero uvuga ati Imana yangendereye, Imana yanshubije, ndagushimira kuko mbonye igisubizo cy'ibibazo nari mfite. Imvugo yayo ni nziza, iranezeza, kandi imvugo yayo irahumuriza. Ibihe bintu uko ari bitatu rero nibyo bituma twizera Imana, tukayizera nk'Imana ikiza, tukayizera nk'Imana ishobora byose, tukayizera nk'Imana tudasiga ibana natwe, igendana natwe, tukayizera nk'Imana nk'umwungeri wacu, tukayizera nk'Imana gukiranuka kwacu, kandi nk'Imana rurema yaremye ijuru n'isi n'ibiyirimo byose, kandi igategeka bikabaho. Ibitaboneka by'Imana nizo mbaraga z'Imana, ibyo yaremye nibyo bituma tuyizera. Tujya tuvuga ngo mbese Imana yigaragaje ryari? Yigaragaza gute? Abahanga mu bya Bibiliya baravuga ngo Imana yigaragaje mu buryo butatu. Icya mbere, yigaragaje mu byo yaremye. Ibyo yaremye ibi turebesha amaso, inyanja, inzuzi, imisozi, amataba, ibiti, ibimera n'ibitamera, n'ubutaka n'ibindi, ibyo byose byerekana imbaraga z'Imana. Icya kabiri, Imana yiyerekanye mu ijambo ryayo, mu byanditswe byera nimwe Imana igenda yigaragariza. Icya gatatu, yigaragaje mu mwana wayo, jambo wigize umuntu, araza abana natwe. Haleluya. Si ugushidikanya, ubwiru bw'Imana burakomeye. Imana kwigira umuntu ikamamazwa n'abamarayika, ikemerwa mu isi, ni ubwiru rero, ni amayobera, ni mistere. Ariko iyi Imana yakwiyeretse iguhishurira umwana wayo, n'umwana wayo yakwiyeretse aguhishurira Imana. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo ntawe ushobora kumenya adahishuriwe na Data, kandi ntawe ushobora kumenya nanjye ntamuhishuriwe na Data. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Iyo twiga aya magambo cyangwa muri iki kiganiro, abantu bafite ubwoba, abantu bafite impagarara, abantu bari kureba bakabona ikirere cyabasize. Ariko twasomye ijambo ry'Imana rivuga ngo ntuhagarike imitima, wizere Imana nanjye munyizere. Uwo ni Yesu. Yesu yaravuze ngo mwizere Imana Data wa twese, ariko nanjye munyizere. Haleluya. Tumaze rero kubona impamvu twizera Imana. Reka ngaruke rero muri aya magambo naravuze ngo Imana ko ari Imana nyiribihe, ko ari Imana y'amateka, ko ari Imana itwiyereka. Ngaruka rero uburyo yiyeretse Mose.
yabwiye Mose umaze kumwereka mu gihuru cyaka. Mose arabibaza ngo mbese ndabyumvise, ningera mu Isirayeli bakambaza nzavuga ko witwa nde? Impamvu yamubajije ngo witwa nde nuko mu Egiputa hari imana nyinshi zifite amazina yazo. Ashaka kumenya uburyo iyo mana imuhamagaye itandukanye n'imana y'Abanyegiputa. Arabwira ngo uzababwire ngo ndi uwo ndiwo ndiho yabantumyeho, Uwiteka Imana y'abasogokuruza banyu Aburahamu na Isaka na Yakobo. Ni Imana y'amateka y'abasekuruza. Mose yarazi iryo zina ry'Imana y'abasekuruza, ahita amenya ngo ni Imana itandukanye n'Imana tumaze mu imyaka 430 z'Abanyegiputa. Haleluya, haleluya. Ndi uwo ndiwe ndiho Uwiteka Imana y'abasogokuruza banyu niyo yabantumyeho. Imana rero yacu ni Imana yitandukanya n'imana z'abapagani, n'imana z'Abanyegiputa. Kugira ngo babyumve neza, irababwira ngo ndi Imana y'abasogokuruza banyu. Urumva mu myaka 430 abagiye bari barapfuye, bamwe abandi barashaje. Imyaka 430 ari myinshi, ariko Imana irisobanura neza, irivuga neza. Haleluya, irihamya neza kandi yihamiriza mu izina ryayo. Bituma bayemera, bituma bayizera, bituma bemera ikivuze kandi baragikora. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Niyo mpamvu imaze kubahamagara yabwiye Mose, iramubwira ngo kubw'ibyo rero ndagira ngo ngutume, ndagira ngo ubwire Abisirayeli ko bagiye gutangira urugendo, kandi urugendo bazagenda ruzaba ari urugendo rw'amateka. Nahise ntekereza urugendo rw'ubuzima tubamo. Umuntu akivuka, ndetse n'umwana wo mu nda burya nuko atavuga, ariko nyina umutwise hari igihe uganira n'umubyeyi akabwira ngo inda y'uyu mwana, ngo uyu mwana ubona ngo inda ye yari amateka. Urugendo rw'ubuzima rero ni urugendo rw'amateka. Urugendo rw'ubukristo ni urugendo rw'amateka. Amateka ashobora kuba meza cyangwa akaba mabi. Niyo mpamvu buriya umuntu agomba kwitwararika mu mateka y'ubuzima bwe, kugira ngo ejo atazasiga umugani, azasiga amateka meza, ayo mateka yazigishe abandi. Uyu munsi wa none amateka y'Abisirayeli ni rwo rufatiro rw'agakiza kacu, ni rwo rufatiro rwo kumenya Imana. Natwe ubwacu dusenga turavuga ngo Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo, Mana y'Abisirayeli. Twari duhari? Ntabwo twari duhari, ariko amateka y'Imana uko yakoranye nabo natwe tubera amateka. Ayo mateka yacu natwe tuzayasigira abandi bazaza hanyuma. Niyo mpamvu umwanditsi wa Zaburi yavuze ngo amanywa azabwira andi manywa, ijoro ribwire irindi joro, uruhererekane rw'amateka y'imirimo Uwiteka yakoze. Imana ishimwe cyane. Hari ikintu njya nkunda gutsimbararaho, ikintu cyitwa ubuhamya. Buriya umuntu akwiye gutanga ubuhamya bw'ubuzima bwe n'amateka ye, ariko kubera ko bamwe amateka yabo ari mabi, bagira isoni zo gutanga ubuhamya cyangwa kuvuga amateka yabo, kubera ko ni amateka y'urukozasoni, ni amateka asebeje. Ni nayo mpamvu iyo tubwiriza ubutumwa tubwira umuntu ngo gaye imirimo yawe ya mbere, ufata imirimo mushya, kuko uri muri Kristo Yesu yabaye icyaremwe gishya, aguhindure mushya, ubona amateka mashya.
ejo bundi mu kiganiro cyatambutse navuze kuri Pawulo, ndavuga ngo ushaka kumenya Pawulo n'izandiko za Pawulo ni ukumenya amateka ye ya mbere atarakizwa n'amateka ye ya nyuma ya mbere, niryo zingiro ry'izandiko ziwe 13. Haleluya. Ntimuzabure rero kubwira abana banyu iby'aya mateka, iby'imirimo Uwiteka yakoze, uko mwabaye mu buretwa imyaka 400, uko Uwiteka yategetse ko murya umwana w'intama wa Pasika, imfura z'Abanyegiputa zigapfa kugira ngo mucungurwe. Ntimuzabure kubabwira ibyabaye mu gicuku cya nijoro ubwo imfura z'Abanyegiputa zapfaga. Ntimuzabure kubabwira uburyo Imana yabahagurukije Farawo abatugira ku nyanja itukura, imbere hari inyanja, hirya hari imisozi, inyuma hari ingabo za Farawo n'amashare. Ibyo ntimuzabure kubivuga no kubibwira abana banyu, kuko ni amateka y'ubuzima bwanyu, bizatuma bizera Imana. Nagize ikibazo ariko nkibona mu gisubizo mu ijambo ry'Imana. Muri geography bavuga ko kuva mu Egiputa ujya muri Palestina ni urugendo rugufi. Bamwe bavuga, sindabaza bagiyeyo, bamwe baravuga ngo ni urugendo rw'iminsi 4, abandi bakavuga ngo ni urugendo rw'iminsi 11 rw'amaguru. Ibyo ngendereye kuvuga ni ukwibaza ngo kuki urugendo rwabo rwabaye imyaka 40 mu butayu. Ariko igisubizo kiri mu ijambo ry'Imana, yarabwiye ngo icyatumye mumara imyaka 40 mu butayu mugenda urugendo rw'ibizigu ruziguye, kwari ukugira ngo mbiyigishe murushaho kumenya ko ndi Imana ishobora byose. Haleluya. Ibyo duhura nabyo muri ubu buzima ntitukabyitotombere, ntitukabyinubire, ni ukugira ngo Imana igende itwiyigisha kandi tubone n'ubuhamya tuzabwira abadukomokaho n'abazatwumva. Haleluya. Tuzabona icyo tubwira abandi, kandi icyo tubwira abandi kizafasha abandi. Muzababwira uko inkingi y'igicu yabagiye imbere ikamurika. Muzababwira uko inyanja yacitsemo kabiri murambuka. Muzababwira indirimbo ya Miriyamu, uko Miriyamu yaririmbye bamaze kugera hakurya, aravuga ngo muririmbire Uwiteka kuko yanesheje bitangaje, ifarashi n'uyihetseho yabiroshye mu nyanja. Iyo ndirimbo ntimukayibagirwe, mujye muyirimba n'abana banyu bayiririmbe, byibuka imirimo y'Imana yakoze. Ubundi umuntu ashima gake, ntashima umwana w'umuntu agira. Ejo bundi naganirije abakristo, tuganira Zaburi 148 ivuga abakwiye gushima ari bande. Haravuga ngo ni mushumu Uwiteka ko ari mwiza, niwe waremye ijuru n'isi, arema ibifi binini n'amato manini. Iravuga ngo none ngo abashima ni bande? Abamarayika n'ingabo zo mu ijuru nizishime, inyenyeri nizishime, izuba n'ukwezi nibishime, abakomeye n'aboroheje nibashime, abakene n'abakire nibashime, abasore n'inkumi nibashime, abasaza n'abakecuru nibashime, abagomba gushima ibihumeka byose bishime. Mbwira abantu, ndababwira ngo hariho abantu Imana yagiriye. Ni murebe umujyi wa Kigali urimo ibitabashwa, ariko abashima Imana ni bakeya. Kandi umuntu azaho yavuye, azaho Imana batwaraga agataro, abandi bari abana b'inzererezi mu muhanda, abandi bari imfubyi batagira shinge na rugero, abandi bari ariko bari mu nzego, bari mu myanya, bari mu bitabashwa, n'abamiliyoneri, ariko ntibashima Imana. Mbwira abakristo nababwira ngo abangaba ntibazi gushima, ariko inyamaswa ntizishima, ariko wowe yahamagaye. Haleluya. Wowe mukristo wamenye Imana, wamenye gukora kw'Imana, uzi imirimo y'Imana, hagarara mu mwanya w'ibihumeka uvuge ngo Uwiteka ni mwiza, yakoze ibikomeye, turamushima. Uhagarare mu cyuho cy'abatazi gushima, uhagarare mu cyuho cy'ibihumeka byose. Imana ihimbazwe cyane. Turi mu mwenda rero.
abamenye Imana, abavuga Imana, turi mu mwenda wo gushimira Imana imirimo yakoze, tukashima mu cyimbo cy'abatazi gushima n'ibihumeka byose, kuko ni itegeko ry'Imana ko bagomba gushima. Usomye Zaburi 148. Wowe unyumva rero, ndagira ngo nkubwire ngo usome iyo Zaburi, uri mu mwenda. Subiza amaso inyuma. Ntabwo Imana yakuremeye kurya no kunywa, gusinda no gusambana, kugira inzigo n'ishyari. Yakuremeye gushima. Niyo mpamvu ibyo yabigukoreye kugira ngo ugire umutima ushima. Uyu mwanya ndagira ngo nkangure umutima wawe, nawe muyobozi, nawe mutegetsi, uwumva wese iri jambo rimugwe, amenye ngo mfite umwenda kandi w'ikirarane cy'imirimo Imana yankoreye. Edouard, wakubwira ngo shima Imana, ntiwakwandika igitabo cy'ubuzima bwawe bwose aho ugeze mu myaka ugeze. Nifatanije n'umuririmbyi yavuze ngo aho ugejeje Imana nanjye mbaye ngushimiye, kuko ibirihuze n'ibyejo ntabwo mbizi, ariko aho ngejeje nanjye ndumva zamuye icyubahiro cy'Imana. Haleluya! Imana niyakira icyubahiro, turayishimye. Munyemerero twambuke. Bamaze kuririmba indirimbo z'amashimwe, kuko Imana yari yabwiye Mose ngo bwira Abisirayeli ngo aba Banyegiputa mubona ntago muzongera kubabona ukundi. Bamaze kwambuka inyanja yongeye kwifunga, bariruhutsa, bararirimba, batangira urugendo rero rw'ubutayu. Bavuye mu Egiputa binjiye mu butayu. Nibaza ikibazo kivuga ngo mbese muri ubu buzima turimo, mu Egiputa ni he, mu butayu ni he? Turi mu Rwanda, ariko iyo twigisha mu iyobokamana twifashisha inkuru. Mu iyobokamana nk'uko nabivuze ngo Abisirayeli, imirimo Imana yakoze mu Bisirayeli ni umusingi w'imyizerere yacu, kumenya Imana no gukorera Imana no guhamya Imana. Nkibaza rero ngo aya ni amakuru. Udafite umwuka w'Imana yasoma aya magambo yumva ari inkuru, leta pase, kandi ibyo bihe ni ibyabo icyo gihe nyine. Kandi ijambo ry'Imana ni iry'ejo, ni irya none, ni iry'ejo hazaza. Noneho rero Egiputa twayigereranya n'isi dutuyemo. Iyi si turimo ni Egiputa, irimo uruvangavange rw'ibintu byinshi, irimo uruvangavange rw'ibyitwa Imana ariko atari Imana, irimo uruvangavange rw'abanyabyaha batandukanye. Ariko Imana ihamagara Abisirayeli, yarababwiye ngo mbatandukanijwe n'andi mahanga yose, mwebwe mbahinduye ubwoko. Imana yabayobora inzira y'ubutayu. Iyo nzira y'ubutayu, ubutayu twabwita iki? Ubutayu twabwita ngo iyo umuntu amaze gukizwa, iyo umuntu amaze kwizera Imana, amaze gutandukana n'ibigirwamana n'amajwi yabyiyita Imana kandi atari Imana, abatangiye urugendo rw'ubutayu. Nicyo cyatumye Imana ibwira Mose, iramwisobanurira, imubwira izina ryayo, imubwira ubahamagaye uwo ari we.
ikintu gikomeye rero, kubera ko uburetwa bwari bubazahaje, bubaruhije, bari mu gahato, bari mu gitutu, bari mu bwoba, bari mu mpagarara, bumvise ijwi ryo kubaruhura, baryakiriye vuba, cyane cyane ko ari Imana yabasekuruza ije kubakura mu buretwa. Bahishwe ubuzima bw'ubutayu, ubuzima bwo mu Egiputa bari babuzi, ariko bahishwe ubuzima bwo mu Egiputa bwo mu butayu. Bamaze kwambuka bumvise bashyitsi iyo bajyaga, ariko babatangiye urundi rugendo. Ni ukuvuga ngo ubuzima turimo nk'uko nabivuze, urugendo rw'ubuzima ni uruhererekane. Niyo mpamvu ari ubuzima bwo kurya, ni ubuzima bwo gusonza, ni ubuzima bwo gupfusha, ni ubuzima bwo kuba abashomeri, ni ubuzima bwo gukira, ni ubuzima bwo guhanuka ugakena, ni ubuzima bwo kujya mu nzego, ni ubuzima bwo kumanuka ukava muri za nzego, ni ubuzima bugenda bugira impinduka. Ubutayu rero ni ubuzima bufite impinduka, ariko ku bakristo twavuga ngo ubutayu ni ubundi buzima bushya umuntu aba yinjiyemo, ni ikindi cyiciro cy'ubundi buzima uba ugiyemo. Nicyo cyatumye ntekereza ndasoma, numva muri iki kiganiro nanyura mu butayu Abisirayeli banyuzemo, kugira ngo nkubwire ngo nawe ibyo uhurirana nabyo ukomere, kandi ukomere umutima, kandi ushikamishe umutima wawe ku Mana, kubera ubutayu bwo ubutayu, kandi ubutayu buratandukanye, kandi ubutayu buri butayu bugira ibyabwo. Reka twifashishe Bibiliya. Iyo dusomye mu bice 15 byo mu gitabo cyo kuva umurongo wa 22, Abisirayeli bamaze kwambuka inyanja itukura, nyuma y'iminsi 3 bari muri ubwo butayu bwitwa ubutayu ngo ni bwa Shuri. Ubutayu bwa Shuri, baravuga ngo ubwo butayu bwa Shuri bisobanura ngo nta buzima buhari. Reka twumve neza, wowe unyumva nawe kandi unyumve neza. Bavuye mu Egiputa, mu Egiputa barakubitwaga, mu Egiputa bakoreshaga imirimo y'agahato, mu Egiputa bakoreshwaga imirimo y'uburetwa, mu Egiputa nta mudendezo bari bufite. None Imana irabahamagaye, ibakuye mu Egiputa, ibakorera igitangaza gikomeye. Inyanja itukura yigabanyamo kabiri, babona imbaraga z'Imana, babona ko ari Imana ishobora byose. Ariko bamaze kuyambuka, baba bageze mu butayu bwa mbere bwitwa ubutayu bwa Shuri. Shuri bisobanura ngo nta buzima buhari. Babura amazi muri ubwo butayu, bagira inyota muri ubwo butayu, ndetse n'amazi babonye n'akariba babonye bakagezeho, basanga ayo mazi ararura, arabishye. Batakira Mose, Mose ngo aragenda aca igiti agiterera muri ya mazi arahumanuka, aba amazi meza baranywa. Nubwo duhura n'ubuzima busharira, ariko iyo duhuye n'ijambo ry'Imana, iyo duhuye na Yesu, aja turyohereza muri bwa buzima busharira. Niyo mpamvu wa muri yavuze ngo imibabaro yanjye ngo ajya yihindura kuba umunezero, ngo Imana ishimwe kuko yumva amasengesho. Wowe unyumva ushobora kuba nawe uri mu butayu bwa Shuri, bisobanura ngo nta buzima buhari. Uyu munsi wa none ureba ukabona nta buzima,
umuntu kugira ngo abe afite ubuzima nuko aba afite icyo akoraho. Afite umurima, afite itungo, afite inzu, afite akazi, afite aho akura ubuzima, bwa buzima bwacu bwa minsi yose. Ariko uri kureba ukabona nta buzima, uri mu butayu bwa shuri, nta buzima. Kandi ejo hashize hari igitangaza Imana yakoze. Ndagira ngo nkubwire rero ngo ubutayu bugenda bwihinduriza, ariko nubwo bwihinduriza, ndagira ngo nkubwire ngo Imana kubera ko ari umwishingizi wacu, ari umwishingizi wawe, ari umwishingizi wanjye, ntabwo igusiga. Niyo mpamvu Mose yatemye igiti ayobowe n'Imana agiterera muri ya mazi arahumanuka. Ubundi amazi bisobanura ubuzima. Ubuzima buraboneka, bashira inyota, bagubwa neza, bakomeza urugendo rw'ubutayu. Ngo bakomeza urugendo rwabo, ngo bagera mu rundi butayu bwa kabiri bwitwa ubutayu bwa Elimu. Elimu usomye n'ubundi mu gitabo cyo kuva ibice 15 umurongo 27, haleluya, bahasanga ihumure. Ngo bahasanze amariba 12, amasoko 12 y'amazi meza adudubiza neza. Ngo bahabona n'imikindo 70 bugama mu igicucu cyo mu butayu. Tujya turirimba indirimbo ngo Uwiteka mbere igicucu, yambereye ubuhungiro. Ayo masoko 12 yasobanuraga imiryango 12 y'Abisirayeli, kandi buri muryango wabonaga iriba, wabonye iriba ryayo. Buri muryango wabonye iriba ryawo ritabyiganiraho n'undi muryango. Ni ukuvuga rero ngo uko Imana intunga si kwigutunga. Imana igenda idufukurira uturiba, udusoko tutubeshaho, kandi buri muryango akabaho. Uko mbaho mu rugo rwanjye siko nakaba mu rugo rwawe. Nawe afite irye riba Imana yamufukuriye. Ufite iryanjye riba, nawe ufite iryawe riba, buri wese afite irye riba. Imana ishimwe cyane ko tutazicwa n'inyota yo mu butayu, kuko Imana yadufukuriye iriba. Imikindo 70 bwari ubuhanuzi bw'abayobozi, uruhari rw'abayobozi, uruhari rw'abayobozi bagombaga kugira mu gufasha Abisirayeli mu rugendo. Sebukwa Mose amaze kumusura, yasanze ari guca imanza, afasha abantu akemuri aho abantu bari haba ibibazo. Bajya bavuga ngo abantu bari urundu nta ibibazo byabuze, no mu butayu habaye ibibazo. Bimwe akabikemura ananiwe, ibindi akabikemura nabi, ibindi kubera kuruha no kumutesha umutwe. Ariko Imana iramubwira ngo shaka abantu 70 abo wemera, mbahe ku mwuka wawe ukurimo, bagufashe umutwaro wo guheka abantu, bagufashe imiyoborere, bagufashe ubuyobozi. Aho niho dukura Mose nk'umuyobozi w'icyitegererezo, umuyobozi mwiza w'icyitegererezo. Kuko Sebuka aramubwiye ngo nutabikora gutyo ntuzabura kunanirwa, nabo muri kumwe bananirwe, kandi naho Uwiteka yabasezeranije ntimuzagerayo. N'amasezerano ntimuzayageraho kubera ko mwabuze imiyoborere. Imikindo 7 bagombaga kumagama igicucu cyo mu butayu, byasobanura ngo bagombaga kuba mu gicucu cy'abayobozi, cy'imiyoborere, kandi imiyoborere myiza y'abantu 70 bagombaga kubayobora. Akandi kantu gashya kari aha ngaha kadakunda kumenyekana, ndagira ngo nababwire ko abanyumva, usomye
icyo bita ihema ryo mu butayu mu bice 25 byo kuva Imana itegeka Mose kubaka ihema ryo mu butayu. Iryo hema ryo mu butayu ryari rifite inkingi 70 zingana n'abayobozi n'abatware kugera kuri nyumba 10 cyangwa ku nzu 10 kuri mudugudu. Bari abayobozi 70 n'izo nkingi zari 70 byerekana uruhari Abisirayeli bafite mu guheka isanduku y'Imana, amasezerano y'Imana. Muri ubwo butayu bagubwa neza, ariko cya gicu cyabayoboraga kirongera kirahaguruka, nabo barahaguruka. Uko igicu cyahagurukaga barahagurukaga. Iyo twiga turavuga ngo tuyoborwe n'umwuka nibwo tutazakora ibyo kamere zacu zirarikira. Hari ukuntu umwuka tuyobora, akatuyobora icyo dukora, bimwe akabitwemerera, ibindi akabituza, kubera ko bidahuye n'ubushake bw'Imana. Hajya habaho gushaka kw'abantu, ariko hakabaho n'ubushake bw'Imana. Hari igihe umuntu akora iby'ubushake bwe akagira ngo n'ubushake bw'Imana, ariko hari n'igihe umuntu ajya gukora ibintu Imana ikamubwira ngo ibintu ubikore, ntabwo ari ubushake bwa. Hahirwa rero uwumvira ijwi ry'Imana n'ikimana imutegeka. Irahaguruka, ya nkingi irahaguruka iberekeza mu butayu bwitwa Sini. Ubutayu bwitwa Sini, angarutse inyuma gatoya, ubutayu bwa Elimu bisobanura ngo icyubahiro cy'Uwiteka. Ukuvuga ngo bari bamaze kongera kugera muri mundu mu cyubahiro cy'Uwiteka, ariko ubutayu bwari bukiri ubutayu. Kandi ntangira navuze ngo buri muntu wese agira ubwe butayu, kandi ubutayu ntibusa, kandi ubutayu buzana ibyabwo, kandi ubutayu buba bufite ibyabwo. Bagera mu butayu bwa gatatu bwitwa Sini. Ubwo butayu bwa gatatu urabusoma mu Kuva ibice 12-16 umurongo wa mbere. Sini, ubutayu bwa Sini bisobanura ngo kuruhanya n'Imana. Kubera ko ubutayu bwari ubutayu, biravuga ngo ku munsi wa 15 w'ukwezi kwa kabiri bahagurutse mu Egiputa. Bageze mu butayu ngo batangira gukumbura ibyo mu Egiputa, ngo bakumbura inyama n'imidegede yo gushaka amazi muri ubwo butayu. Tumaze kuvuga ko iri jambo butayu n'isi bisobanura ngo ni ukuruhanya n'Imana. Byageze ubwo Imana ibabwira ngo ni ubwoko butagondwa ijosi, batangira kuruhanya n'Imana. Babwira Mose bati, mu butayu nubwo twaruhaga, twari mu buretwa, ariko twaryaga inyama tukarya imyungu y'imidegede, nuko nubwo twari mu buretwa. Imana ibwira Mose ngo ndakumviye kandi ndakumvise, babwire ko ku mugoroba ndabaha inyama, ibyo kurya by'agahimano bitari mu bushake bw'Imana. Muri mugoroba babona inkware zitwa indurumbutsi, baragenda bararya inyama, bararya kubera ubusambo n'inda nini ngo zibaca mu mazuru. Paulo yandikiye Abefeso arabwira ngo nk'uko nababwiye kuva kera, hari abantu babaye abanzi b'umusaraba, ngo abo bandi Imana yabo ninda, bahoze imitima yabo ku bitagira umumaro. Ubundi ikibazo umwana w'umuntu agira ninda. Usomye urugendo rw'Abisirayeli rw'imyaka 40, ntabwo Abisirayeli bigeze bagira ikibazo cy'imyenda yo kwambara, ntabwo bigeze bagira ikibazo cy'inkweto, ahubwo iteka ryose bagize ikibazo cy'ibiryo, inzara, gusonza, turashaka. Wagaruka muri ibi bihe byacu turimo rero, twita ibihe by'amapfa, twita ibihe by'inzara, turi kwirirwa dutaka,
yewe tukataka abayobozi, mu bayobozi twabuze ibyo kurya, ibiryo byazamutse, none se bo bafite indi mirimo basaruramo kugira ngo baduhe ibyo kurya. Ni ukwigiza nkana k'umwana w'umuntu. Ni nako babwiye Mose ngo turashaka inyama mu butayu ndiboroye, mu butayu ntahari bukura inyama, turashaka amazi mu butayu nta migezi ihari. Ariko Mose ahindukirira Imana abwira ngo abantu barashaka inyama, abantu bagumutse kugira ngo bakomeze urugendo barashaka inyama nk'izo baryaga mu Egiputa. Imana ibategurira indurumbutsi, ariko kubera ubusambo barazirya ngo zibaca mu mazu ibyo kurya by'agahimano. Bene data wowe unyumva, munyurwe nuko Imana yakugaburiye. Niba ari agatonyanga k'amazi yo mu rutare, unywa ko ngako ushime. Ejo utazibwira ngo reka ngorogoshora urutare wenda ndakuramo byinshi na twa dukeya tukaziba. Ngo ashaka amazi. Si ibyo gusa ngo mu gitondo babona n'ibindi byo kurya byitwa manu. Ibyo kurya bararya, babona ibyo kurya bivuye ku Uwiteka. Imana ibwira Mose ati amazi, ikibazo cy'amazi, genda ujye mu rutare, urutare urukubite. Reka ngaruke, Bibiliya ntivuga ndetse ngo ukubita, ahubwo ngo uruhagarare imbere n'abatwara utegeke. Kubera umujinya bamuteye, kubera uburakari bamuteye, ngo ajyana umubabaro mwinshi, aho kugira ngo ategeke urutare ararukubita, ntiyakubita rimwe, akubita kabiri. Amazi araza baranywa. Kuri urwo rutare rw'i Horebu, ngo aho hantu bahita ngo Masa Meriba. Masa bisobanura ngo kugerageza Uwiteka, Meriba bisobanura ngo gutonganya Mose. Nukuvuga ngo twagerageje Uwiteka, dutonganya umukozi w'Imana Mose. Nicyo cyatumye hitwa Masa Meriba, kubera ko batonganyije Imana ndetse na Mose. Bamaze kubona ibyo kurya n'ibyo kunywa, cya gicu kirahaguruka, cyajya imbere ya nkingi y'igicu irahaguruka, nabo barahaguruka bambura amahema yabo barakomeza. Ngo binjira mu ishyamba ryitwa Refidumu, mu kibira cy'ishyamba. Ya nkingi ihagarara aho ngaho, bashinga amahema yabo. Bakimara gushinga aho Refidumu, iryo shyamba ry'i Refidumu mu Bafaransa baravuga ngo ni absence de Dieu, nta mana ihari. Refidumu bisobanura ngo absence de Dieu, nta mana ihari. Ngo bakimara gushinga amahema yabo, inyeshyamba z'Abameleki, abuzukuru bo kwa Esawu, babagabaho igitero muri iryo shyamba. Mose ahita abwira Yosuwa, hagurukana n'ingabo zawe, namwe mugende mujye ku rugamba. Yosuwa ajya ku rugamba n'ingabo ziwe. Mose nawe ngo ajya kuri uwo musozi wo muri iryo shyamba, ngo n'inkoni y'Uwiteka ayishyira hejuru. Ngo Aroni na Uri bajyana nawe. Mu rugendo ntukifuze kugenda wenyine, ujye ujyana n'abandi. Mu gihe cy'ububyutse muri za 78, 79, za 80, twajyaga dukunda kujya ahantu bita kwa Mariyamu. Iyo twagirana ikiganiro na Mariyamu, yakunda kutubwirira muri vango ngo ntukajye ugenda wenyine, ngo babiri baruta umwe. Mose azamuka umusozi, Aroni na Huri bajyana nawe, Yosuwa nawe ari ku rugamba, ari kurwana, yatangiye intambara.
n'abameleki ngo bararwana. Mose arambura amaboko. Uwo ni umurimo w'umuyobozi. Nkunda kubwira abakristo nkababwira ngo umuyobozi ni umuyoboro w'Imana, kandi umuyobozi ni igikoresho cy'Imana. Yosuwa ku rugamba ari kurwana, Mose nawe amaboko hejuru n'inkoni y'Uwiteka, ngo kugeza ubwo Mose yananiwe. Ngo ananiwe, ingaruka zo kunanirwa kwa Mose zigera ku rugamba. Yosuwa n'ingabo ze abameleki barabahindukirana barabarasa. Babona urugamba ruhinduye isura. Aroni na Uri bigira inama bati mureke tumufate amaboko. Bamufata amaboko. Yosuwa yongera kugira imbaraga ku ruganda, ahindukirana abameleki basubiza inyuma. Yosuwa agiye kubona barabahindukiranye. Babahindukirana kuko Aroni na Uri nabo bamaze kunanirwa gufata Mose. Hari igihe amaboko y'abandi gufata bikagera ubwo bakunanirwa bakakureka. Abantu baragufata, igihe cyagera bakakurekura. Tugira indirimbo ivuga ngo umfata ukuboko Yesu ungendeshe unjyana heza kuwiteka, njyewe ngufashe nakurekura. Babonye bikomeye ngo bigira inama. Bibiliya iravuga ngo abajyanama benshi Imana irabasanga, ngo kandi aho inama nyinshi ziri imigambi irakomezwa. Burya ibintu byose ni inama, imishinga ni inama, iterambere ni inama, impinduka ni inama. Burya ikintu cyose kitari mu inama imigambi yacyo ntisohora. Ngo bigira inama, baragenda bazana ibuye bicazaho Mose, baramwegera yicaye ku ibuye, maze Yesu arongera agira imbaraga ku rugamba. Ubwo ni ubufatanye. Ubwo ni ubufatanye bw'umugabo n'umugore. Ubwo ni ubufatanye muri sosiyete. Ubwo ni ubufatanye muri ONG. Ubwo ni ubufatanye mu rusengero. Ubwo ni ubufatanye muri ministeri. Ubwo ni ubufatanye mu rwego rw'igihugu. Ubwo ni ubufatanye mu nzego zitandukanye, kuko gufatanya bibyara imbaraga. Union fait la force. Suwa yaseze isengesho rivuga ngo uru rugamba ndiho ndasaba izuba rihagarare ntirirenge, ntari natsindura urugamba. Niho bavuga ngo izuba rihagarara amasaha 28 ngo kugeza ubwo Yosuwa yatsinze urugamba. Maze Mose ngo ahita yubaka igicaniro akita Jehova Nisi. Bisobanura ngo Uwiteka niwe bendera ryacu, Uwiteka niwe nsizi yacu. Ngo akora n'indiko y'urwibutso ivuga ngo nkuyeho kwibuka kw'abameleki, ntibazongere kubaho mu isi ukundi, kubera ko barwanyije Uwiteka, kandi Uwiteka nawe arabarwanya kandi azakomeza kubarwanya iteka rwose. Muri iyi minsi turimo hari umwuka uri kuza mu bantu kubera ibihe turimo. Turi mu bihe by'ubwenge, turi mu bihe by'ikoranabuhanga. Ikoranabuhanga rigeze ku rwego rwo hejuru, biri gutuma abantu bahinyura Imana, basuzugura Imana. Ariko bene data, ndagira ngo mbabwire ngo tugarukire aho ngaho gusuzugura Imana, kuko Imana iragenda itwigisha nuko umwana w'umuntu atabona kandi atanumva. Biravuga ngo igikenya nticyumva ihoni, ariko Imana iratwigisha. Abanyarwanda Imana iratwigisha, isi yose Imana iri kuyigisha. Murabona ibyabaye ejo bundi kuri Covid, ryari ishuri ry'Imana. Aho dutekereza hari imbaraga
niho hacitse intege bwa mbere ibihugu bikomeye by'ibihangange. Murebe imyuzure iraduhindukiranye, twabibonaga ku mateleviziyo, none murebe ibyo biri kudukorera. Reba ibyabaye mu bavandimwe bacu hariya Rubavu, za Ngororero n'ahandi. Ibyo ni ibigenda bitwigisha ko umwana w'umuntu akwiye guca bugufi, ko hariho Imana, kandi uko Imana ishatse yatugenza uko. Tugende twubaha Imana. Imana niba iguteye iteka, ujye wumva ko umutima wawe wuzuye amashimwe. Nubona uryamye ugakanguka, jya ukanguka uvuga ati Imana ndagushimiye ko nanjye nkangutse. Nubona uriye ugahaga, ntukagire ngo wabibuze, Imana yamuciriyeho iteka. Tekereza ko urwego tugeze abanyarwanda, nta munyarwanda wari ukwiye kumena ibyo kurya ngo abijyane muri puberi. Za modoka zijya kumena ku kimboteri hari y'induba, usange ziramena indobo zuzuye ibyo kurya, kandi abashonje ababurara ni benshi. Icyo kintu wari ukwiye kugitekereza neza, ukamenya ko ni umuntu wagiriwe. Nkunda kwigisha abantu nkababwira ngo hari ibintu bibiri bitandukanye, hari icyo bita umugisha, hari n'amahirwe. Amahirwe n'ubuzima dusangira, nayo mpamvu ubona none umuntu akize ejo agakena, ukaba warize ukabura akazi, utarize akakabona. Ejo bwacya ugasanga wa wundi wasuzuguraga niwe uhaye wunamirwa. Ni amahirwe y'isi, ni uruhererekane, ni ukugenda dusangira amahirwe y'isi n'ubuzima bw'isi. Ni nayo mpamvu umwana w'umuntu akwiye kwiga guca bugufi kandi agacira Imana bugufi. Ndagira ngo twihute. Ubutayu bwa kane, bavuye mu butayu bwa Nisi bajya mu butayu bwa Sinayi. Ubutayu bwa Sinayi usomye kuva ibice 19 urasanga ubutayu bwa Sinayi. Ubutayu bwa Sinayi bisobanura ngo aha niho ukuboko kwanjye kuri. Iyo dusomye Bibiliya itwereka impinduka zose, amategeko n'amabwiriza Abisirayeli bahawe babiherewe ku misozi wa Sinayi. Ku musozi wa Sinayi niho baherewe amategeko 10. Ku musozi wa Sinayi niho batoreye abagabo 70 b'abajyanama ba Mose. Ku musozi wa Sinayi niho baherewe igishushanyo cy'ihema ry'ibonaniro ryo mu butayu. Ku musozi wa Sinayi niho baherewe kudodera cyangwa gutegura imyambaro y'abatambyi bazakora mu ihema. Ku musozi wa Sinayi niho baherewe itegeko ry'amaturo, aya maturo dutanga mu nsengero, ibi bya 10 dutanga mu nsengero. Itegeko ryo guturira Imana ryatangiwe ku musozi wa Sinayi. Tugenda tugira imyumvire itandukanye, bamwe babihinduye gutanga amaturo bati ni business. Abantu bamwe bagiye bishakira bagashinga insengero bagatangisha amaturo, koko nanjye dekote ndabyemera, kuko insengero zisa nizaho zabaye business. Guturisha ni itegeko ry'Imana, nubwo ibituwe bikoreshwa nabi cyangwa bihinduka inyungu z'umuntu azabiryozwa azabibaza, ariko ni itegeko ry'Imana. Ku musozi wa Sinayi niho Abisirayeli bahinduriwe izina, bitwa ubwoko bw'Imana, umwandu w'Imana, abatambyi b'Imana, amarongo y'Imana, ishyanga ry'Imana, bakwiye gutandukana n'andi mahanga kuko babaye ubwoko bw'Imana bwite. N'ingoni ya Mose yarabirije, yaherewe ubutware bwo kuba umutambyi. Ku musozi wa Sinayi niho hagiye haboneka impinduka mu Bisirayeli. Aha niho ukuboko kwanjye kuri, ni mu butayu. Nabivuze kare ngo ubutayu ndi busa, ubutayu buratandukanye, kandi ubutayu bugira ubuzima bwabwo.
ni rwo rugendo rwo mu isi rwacu dufite rw'ubuzima dufite, cyane cyane mu rugendo rwo kwizera Imana no gukorera Imana no kwemera umuhamagaro w'Imana. Kuba umukristo ntabwo ari urugendo rworoshye, ni urugendo rw'ubutayu. Hari umuririmbyi yavuze ngo akanwa kanjye kazakuririmba, umutima wanjye ukunezeze, Mana akira amashimwe. Ubutayu budendezamo amazi, kandi ayo mazi ni ibisubizo by'Uwiteka. No mu butayu Imana irasubiza. Mu butayu abantu babona ibyo kurya, mu butayu abantu babona amazi, mu butayu abantu barambara. Imana yabwiye Abisirayeli ngo mu byo mutazibagirwa mwagiye imyaka 40, imyambaro ntiyabasaziyeho, ndetse n'inkweto ntabwo zabacikiyeho. Ubutayu bwa gatanu bwitwa ubutayu bwa Parani, bisobanura kuzahurwa cyangwa guhemburwa. Aho niho Mose yatangiye gukorera amavugurura, niho yatangiye pansiyo ku bantu guhera mu myaka 50 kuzamuka. Haboneka impinduka byerekana ngo urugendo turimo rero ni urugendo rw'impinduka. Ubu musoreje ukaba washaje, kandi umuntu asaza mu buryo bubiri. Umuntu asaza mu buryo bw'umubiri, agasaza no mu buryo bw'umwuka. Ntabwo uyu munsi wa none ndibuvuge ubusaza bwo mu buryo bw'umwuka, cyangwa ngo mvuge icyo kigisho cyangwa icyo kiganiro cyo masaziro, ariko ndagira ngo ngubwire ngo ukwiye urugendo rw'ubuzima ni ukuba umusore ugasaza. Uko byagenda cyose ntacyo wakora ngo utazagira gute, utazasaza. Ariko ikibazo ni iki ngo ese amateka yanjye azaba yahe? Icyo ni kimwe. Cya kabiri ni ukunatekereza ngo ese ko ndimo ndasaza, ubuzima bwanjye namaze kubwomeka ku Mana, bwomatanye n'Imana. Niba ntakiri no muri ubu buzima, nyuma y'ubu buzima ko hari ubundi, ubuzima bwanjye buzaba bumeze gute? Nzabasha guhagarara imbere y'Imana nshyitse? Kanjye mfite imyaka 64 y'amavuko. Igihe kizagera mpagarara imbere y'Imana, Imana imbaze imyaka 64 wabayeho, ubuzima naguhaye ku isi n'ibigikomeje nibyo, ariko uyo mvuga none niyo. Imana izambaza ngo muri iyo myaka 64 wakoze iki? Wayigaragaje mu iki? Wabaye ute mu isi n'abantu? Wanyubashye ute nk'Imana yakuremye kandi yakurinze muri urwo rugendo rw'ubuzima bwa misiyo bwa minsi yose? Ubutayu bwa gatandatu bwitwa ubutayu bw'i Kadeshi Baruneya, aho bisobanura ngo kunamuka. Imitima yabo ngo icika intege, baracogora, babihirwa n'ibyo kurya Imana yabahaye. Yongeza nca akarongo. Uyu munsi wa none abantu bamaze kubihirwa n'ijambo ry'Imana. Manu yingiyi dufite ibijumba n'ibitoki n'umuceri turya, ariko Imana igereranywa n'ijambo ry'Imana ridutunga muri ubu buzima mu buryo bw'umwuka. Abantu bamaze gukamuka, abantu bamaze kubihirwa. Ikimenyetso kibigaragaza ku mbuga z'ijambo ry'Imana, urareba ugasanga harasoma bake, harakurikira bake. Mu nsengero abantu baraza mu nsengero ariko badahari. Umuvugabutumwa yabari imbere abwiriza, abandi bari gucatinga mu matelefone. Satani akabiba, ntibumve ijambo ry'Imana, ntibifuze gutungwa n'ijambo ry'Imana, bakageragaza presence mu rusengero ariko badahari, kuko bamaze kunamuka. Ngo byatumye inzoka zibarya. Kadeshi Baruneya n'inzoka zabaririye. Inzoka twabigereranye n'ikino gufatwa n'uburyarya bwasa, ya nzoka ya kera. Uburyarya, kwiyoberanya, kwishushanya, ngo ubumara bw'inzoka burabarya. Ariko Mose bamutakiye, Imana yamubwira ngo ugende ucure umuringa mw'inzoka cy'igishushanyo, umanike ku giti,
ubabwire ngo wari we n'inzoka wese nibura amaso arebe. Byasobanuraga iki? Ngo byasobanuraga umwana w'Imana wagombaga kubambwa ku musaraba, tugashira uburibwe bw'ibyaha ari uko twamubonye, tugashira umubabaro w'ibyaha n'agahinda. Ubundi icyaha gitera agahinda, icyaha gitera amaganya, icyaha gitera umubabaro, icyaha gitera ubwihebe. Urabona abantu bagenda ariko nta bihebe kubera icyaha. Hari abantu bari gukora impanuka n'imodoka kubera ko kamere yuzuye icyaha, ari mu gahinda, ari mu bwoba, ari mu marira. Abandi bari gukora akazi nabi kubera icyaha kiri mu mitima yabo. Aho rero niho Mose na Aroni na Miriyamu baguye, kuko nabo batumviye Imana. Yosuwa na Kalebu niho baherewe amasezerano yo kuzambutsa Abisirayeli babajyana mu gihugu cy'amasezerano. Nshatse naba mpagarariye aha, ariko ngasoza mvuga ngo ntabwo iki ari cyo gihe cyo gusubira inyuma ku bakristo. Ntabwo iki ari cyo gihe cyo gushaya mu isi, yemwe bataramenya, bataramurikirwa n'ijambo ry'Imana. Yesu yicarana n'abigishwa be aravuga ati ndimuhagarike ibituranyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa data hari amazu menshi, iyo abatarahari mba mbabwiye ngiye kubategurira aho nzaba niho namwe muzaba. Kuki uvuza induru? Umwami wawe yarapfuye, umujyanama wawe ntagihari. Ndagira ngo umubwire ngo Imana yawe iracyahari kandi iracyagutegeye ikiganza cy'imbabazi. Mu gusoza dusozeshe ijambo ry'Imana muri Yesaya ibice 40 murongo wa 27 tugeze 31. Haravuga ngo yewe Yakobo, niki gitumye wiganyira uvuga uti Uwiteka ntareba ibyanjye n'inzira zanjye arazirengagiza? Ntiwari wabimenya, nturabyumva, nturabimenya. Uwiteka Imana ni umuremyi wawe, ntirambirwa, ntiruha, ubwenge bwayo ntiburondoreka. Niyo ihindege abarambiwe, utibashije imwongera mu imbaraga. Abasore b'imigenda bazacogora baruhe, bazagwa rwose, ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya. Bazatumbagira mu kirere nk'igisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Imana ishimwe. Amen. Tugeze mu mwanya wo gusoza ikiganiro cyacu, kandi nkurarika wowe waruteze amatwi iki kiganiro cy'ijambo ry'Imana, ugira umwanya uhagije uha Imana umwanya. Kandi umwanya nuko wicara ukumva iki kiganiro, kandi muri iki kiganiro ukakibazaho ibibazo bitandukanye. Twize ijambo ry'Imana rivuga ngo kwizera Imana n'impamvu tuyizera. Impamvu rero twizera Imana twayibonye, ni amazina yayo. Impamvu twizera Imana ni ibihamya byayo, ni imirimo yayo, iyo yakoze, iyo iri gukora, n'izakomeza gukora. Icya gatatu twasanze ari imvugo yayo. Imvugo yayo irahumuriza, imvugo yayo iranezeza, imvugo yayo ituma umutima w'umwana w'umuntu uruhuka, akava mu mpagarara no mu bwoba afite. Bityo rero nk'uko twagaragaje ubutayu butandukanye, nawe twumva uri mu butayu, kandi ubutayu bwawe butandukanye n'ubwa mugenzi wawe. Ariko ndagira ngo nkubwire iki, ntago mu butayu Imana yakuretse. Ntabwo Imana yakuretse, ntizabura kukugaburira, ntizabura kugukiza indwara, ntizabura kukurenganura, ntizabura kugutabara, ntizabura kukuruhura, ntizabura kugukiza umwanzi wawe ukwirukaho, ntizabura kugukura mu makuba no mu rwobo
wenda agakugwamo kuko ni Imana y'imbabazi. Turagira rero ngo dusenge Imana, tugusengere kugira ngo ongere wisubiremo, kandi Imana iraguha umugisha. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nimungarukira nanjye zabagarukira, niko Uwiteka Nyiringabo avuga ngo ariko nimwanga kumvira inkota izabarya. Hari umujinya utegereje abanzi b'Imana, banze kubaha Imana, abanze gukorera Imana. Ntigeze kuvuga ngo ntabwo Imana yaturemeye kurya no kunywa no gusambana no kugira gute. Oya, Imana yaturemeye kugira ngo tube icyubahiro cy'Imana, twerekane imirimo y'Imana, twerekane urukundo rw'Imana, twerekane ibikorwa by'Imana bitandukanye. Niki Imana idushakaho. Wibaze rero ati ngiye mpagaze he, ndi hehe? Turagira ngo tugushimire wowe waduteze amatwi, kandi tugira ngo tugusengere ce bugufi mu mutima wawe, wicuze maze tugushimirire Imana. Reka dusenge Imana. Mana, turagushimiye kubw'ijambo ryawe, tugushimiye abaryakiriye n'abaryumvise bose, abariciriye bugufi, kandi uko bazakomeza kugenda baryumva rijye rigenda rikora umurimo waryo, kuko waravuze ngo ntabwo rizagenda ubusa ridasoje umurimo waryo wo gukiza umwana w'umuntu, wo gutabara umwana w'umuntu, wo kurenganura umwana w'umuntu. Abantu barababaye, abantu bari mu marira, abandi bari mu gahinda kubera ibibazo biri mu isi. Hari ibyorezo by'indwara, hari intambara z'urudaca, hari urusaku rw'intambara, hariho imyuzure, hari imitingito, hari ibishyitsi, hariho indwara z'ibyorezo. Ibyo byose birituga tugira ku mwana w'umuntu abuze icyerekezo, hari inzara, hari amapfa. Ibyo byose Mana, ngo mbese ifatiro z'isi nizinyeganyega, umukiranutsi azakora iki? Ngo azabishwaho no kwizera. Twemerero Mana, wongere utuzahure kandi utuzamure, duhagarike mu maraso yawe, kandi ukuboko kwiza kw'Imana gukomeze kuyobora imitima yacu, kandi uturinde guteshuka kujya iburyo n'ibumoso, ahubwo duhagarare mu ijambo ryawe kandi twumvire ijambo ryawe. Urakoze kuko uri kumwe natwe, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Urakoze turashoje. Imana iguha umugisha. Hari umuntu ashobora kuba yumvise ubutumwa ubwa mbere, akaba agize icyifuzo cyo kwakira Yesu n'umwami n'umukiza. Ashobora kuba ari umuntu yumvise ijambo ry'Imana akaba yaraguye, akaba amaze iminsi mu butayu. Nk'uko wavuze ubutayu buratandukanye, hari abari muri Shura, hari abari muri Mara, hari abari muri Elimu, hari abari muri Zini, hari abari Refidimu, hari abari kuri Sinayi, hari n'abari mu butayu bwa Parani. Bashobora kuba baraguye, bakaba baragize intege nke, bakaba bumvise ijambo ry'Imana. Wabasengera abaguye kandi ukabaha. Arashobora kuba umuntu ari kure atashobora kubona umukozi w'Imana, uranabasengera, ubahera nimero umuntu yakwifuza yuko wamugira inama, wanamusengera cyangwa wamufasha mu bundi buryo bwose. Kaze Mushumba. Murakoze cyane. Nimero yacu 0788 869 18 ndasubiramo 0788 869 18 wenda nabahana Tigo ni 0722 93 89 96 ungeneye, ushaka kumvugisha, ukeneye ubujyanama, ukeneye gusengerwa, naho yatubariza, kandi izo nomero zombi ziri kuri WhatsApp. Murakoze cyane. Turagira ngo aho uri rero upfukame cyangwa urambura ikiganza cyawe, tugusengere mu mwanya wawe n'impamvu zawe zitandukanye. Icyo nzi cyo nuko Imana ireba mu mutima kandi irakugirira neza. Mana, imitima yose iri imbere yawe niyo waremye kandi ikeneye ko igushimisha. Nyamara umuntu agambirira ibyiza, ibi bikamutanga imbere. Kandi ijambo ryatubwira ngo mbese dukomeze gukora ibyaha ubundi busage ntibikabeho. Nayo mpamvu ubutumwa bwiza butwikuruye kugira ngo abantu bongere babatuke, babe mu buvata bw'ikibi, bongere bajye mu mwanya ubishimire. Hari abaguye basubiye inyuma, bamaze kurambirwa muri uru rugendo rw'ubutayu barimo. Wongere ubavomerere, ubasubizemo imbaraga,
wongere ubahe kukwizera no kukwiringira, ubabwire ngo ndacyari ya Mana. Hari abatarakumenya, baguhindukirire nabo Mana, ubacyamure ubagarure mu nzira, ubahe icyerekezo cy'ubuzima bwiza, ubavane mu rupfu, ubahereze ubugingo buhoraho. Mwanditsi aravuze ngo ijambo ryawe Mana ryaranzuye, turagushima kuko umwana w'umuntu nta kindi cyamuzuye cyamuvana mu rupfu kikamushyira mu bugingo uretse ijambo ryawe. Wahirwa uryumva, hahirwa uryemera kandi akaryitondera, kandi ngo niryo rizana kwizera. Niyo mpamvu tugusaba ngo Mana abumvise iri jambo bose umugisha, kandi cyane cyane abafashe umwanzuro wo gukora ibyo jambo ubagirire neza. Turagushimiye mu izina rya Yesu, amen. Amen. Urakoze mushumba, Imana iguhe umugisha. Reka dushimire umuntu yabanye natwe kuva ikiganiro gitangira ikaba gisoje, tukubwira ngo Imana iguhe umugisha. Iguhe umugisha cyane. Ushobora kuba ufashijwe n'ijambo ry'Imana ukifuza gushikira umukozi w'Imana, biremewe umukozi w'Imana kumushigikira, ukamuhesha umugisha, ukavuga ngo umukozi w'Imana nagufasha iki, nimero yayitanze, wakorera umugisha, Imana ikazaguha umugisha cyane, na cyane cyane ko uri mu akorera Imana. Rero tukaba tubashimiye tubabwira ngo Imana ibamugisha ikiganiro. Rero ntucihererane, ubw'inshuti yawe ikunda imwe canke babiri, uyihereje ikiganiro nabo kugira ngo yumve ijambo ry'Imana, ishobore kugira kumenya ijambo ry'Imana. Imana ibamugisha ikiganiro naho butaha. Shalom shalom. Amen. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.